and time again. Mwizina rya Kiliziya Gatolika muryango w'Imana mbagomoreye amasezerano mwarafungiwe cyangwa mwarefungiwe ubwanyu guhera muri akurikiza amategeko y'Imana n'aya Kiliziya kugira ngo muzagire ubuzima bw'iteka ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu wakuze ubwatsi wakomereje. Kugira ngo abana bakuraho ubwami n'inkomoko ubagire ingoro yawe ntagatifu kandi ubahe roho mutagatifu wawe abagenzi kubwa Kristo wami wacu. Yes, Papa Matza, Muraka, Yamasha, Kansha. There are some
gushyira ku ruhande kugira ngo umuntu umaze kwinjira mu muryango wayo uzakorerwa ubuzima bw'iteka ingingo za Kristo n'umusaseridoti w'abarinzi b'umwami. Amavuta y'agakiza umwambaro wererana mwakigurireho bishya mwambaye Kristo. Uyu mwambaro wererane bamenyesha ubutore bwanyu. None rero muzafashwe n'inama n'ingero nziza muhawe n'ababyeyi abavandimwe inshuti maze muzabugirane mu buvuzi bwagize nta utanduye. Amen. akabashushanya bose bakristo umwana w'Imana. Maisha tunazozea umwami wacu Yesu Kristo wabyaye kumisha uyoboke wawe ukamazana n'ubutagatifu bw'icyaha none rero muziko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarira Kristo. Nibyo murabizi muziko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byaro. Nibyo ngibyo murabizi. Ubwo mwifuje ko isakramento y'ugushyingirwa butagatifu bimuhane ibiganza maze imbere y'Imana yawe wese abwira undi isezerano rye. Dushimira Imana yabaye urumuri ugasobanukirwa ko mugomba kugaragara mu nzira nziza mukiyunga n'Imana
kiliziya zahindutse rero urugendo rw'iyaga kwihura rwakariye rukaba rubagejeje ibyishimo by'uyu munsi utazibagirana mu mateka y'urwanda. Mbere rero yuko mukomorera amasezerano mwari mwarizigamiwe, nimubanze musubire mu masezerano yanyu ya batisimu imbere y'imbaga y'abakristo. Mwanze shitani n'imigenzereze yayo yose n'iby'ibicukisha biduhendesha ubwenge byose. Mwemera Imana Data ishobora byose waremye ijuru n'isi. Mwemera na Yesu Kristo umwana we w'ikinege n'umwami wacu wabyawe na Bikira Mariya akababara agapfa agahabwa apfa mu bapfuye none akaba yicaye iburyo bw'Imana Data. Muramwemera? Mwemera na Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'ubumwe bw'abatagatifujwe n'uko ibyaha bikizwa imibiri yacu n'ubugingo buzahora iteka. Murabyemera? Nuko rero Imana ishobora byose umwami wacu Yesu Kristo nibabe hafi ibafashe kugumya ibirindiro mu ngeso nziza zishingiye ku ivanjiri no kuba amasezerano y'abatisimu bamaze gusubiramo mu ruhame rw'ikoraniro. Muvandimwe, sinshidikanya ko mwaje hano kubera kwemera, kwizera n'urukundo mufitiye Yesu Kristo umukiza wa twese. Iyo migenzo myiza niyo yatumye mwiyemeza guhinduka burundu mukareka kugengwa n'ingeso mbi kimwe no guhunga Imana. Ubwo rero mwiyemeje kuyigarukira umutima utajyajya, ngaho nimuvuge isengesho ry'inshuti byawe. Nyagasani byarakugiye byose ndabyanze, ubwo duteranye nawe bikadutandukanya yose tukandika iteka, kandi abyanga ko byishimishije umwana wawe ukunda yawe wawe. Amen. Murashaka gusezerana na Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahindukirana. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ihaye kandi bakabarera Kristo. Nibyo murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe bageze ku byaha cyangwa bari mu byaha. Nibyo ngibyo murabizi? Ubwo mwifuje ko isakamento ryo gushingirwa gutagatifu nimuhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya wese abwira undi isezerano rye. Yewe Jacques Amaseye Twizeyimana yemeye ko wowe Nyirashakurewone umbera umugore tukazabana, umbera umugore kandi ngusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu yose, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Yewe Nyirashakurewone nemeye ko wowe Twizeyimana Jacques Amaseye umbera umugabo
kandi dusezeranyije ko bazaguremukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba, waba uri muzima cyangwa urwaye, ku buryo azagukunda kandi uzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana y'umuntu udashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi wasezeranye n'umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Amen. Mugizina waza kugiza y'umushiri wowe akirime tamwambitse ibi ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka sezeranye ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho akaboko k'ibumoso uziko bavuga ko atandukanye munsi yayo wewe utakoze rwose biteye shiramo wowe akirimeta wambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Noneho ari kwimeza nafatane zamura hindukira mbere y'abantu bose bambaye amapingu waduhamagariye gushinga urugo twinema yo kubakana urukundo rwawe tuzagirana umutima mwiza bazatubenderera bose kandi tuzabe urugero rw'abafite intimba dutoze gufashanya kuko imbere dushyigikiwe nawe dutoze gufasha dutoze gukora ugushaka kwa misi yose y'ubuzima bwacu dutoze gukora ugushaka kwawe dutoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yacu dutoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yacu dutoze gutura ibyishimo byacu n'amakorwa yacu dutoze gutura ibyishimo byacu n'amakorwa yacu dutoze gufasha abana uwaduhaye kandi uzaduha kuyoboka dutoze gufasha abana bacu waduhaye kandi uzaduha kuyoboka maze rero Nyagasani wowe rukundo ruzima urukundo ruzima tugushimiye urukundo waduhaye kandi tugusabye kurudukomezamo
amen. Amen.
mubibwire Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru maze imitima yacu ikongezemo umuriro w'urukundo ihore imurangamiye udahwema tugaze umwami wacu yagasaniye n'abandi bawe imitima yacu yerekeje ijuru
afata inkongoro yuzuye itagereranywa azana mu biganza bye bitagatifu nanone amushimira kugira ngo amugisha yohereza kwishima be agatemanye n'umuriro wese ubwiko bw'umugore amaso yanjye isezerano cy'agatanga iteka agiye kumererwa mu byo abandi bose kuva mu bw'ingo bw'ibyaha iyi ni yo n'ubuzima bw'ubuzima bwanjye. Ibabara igihe y'umwana wawe Yesu Kristo umwana wacu araretse kandi abantu bapfuye n'izanage atahaye uruso urushu kandi Imana ishaka batubwiza tugutura igitambo kivuye mu bwiza waduhaye igitambo cy'isugi igitambo gitagatifu igitambo kitagerereye umuganga mutagatifu kandi ubwirwa buhoraho n'ingororwa y'urugero rw'iteka yerekezeho uruhande rwawe bireba ibimenyetso byose nuko byakira nk'uko wemeye kwakira abasore n'umugaragu wawe kabere ingungane n'igitambo cy'umukurambere wacu Aburahamu n'icyo watumije gusezerera tubaye muri Melikisedeki igitambo gitagatifu ituro ryageneye basaba kwiyunga n'ashaka byose wemere igitambo cy'umumarayika wawe mutagatifu yatangira abayihugishijwe imbere y'uruhande rwawe barayishyura kugira ngo twebwe twese abazabirengeye atari twigeye niduhabwa umubiri n'amaraso bitagatifu by'umwana wawe bize dusabwe kuko murabere y'ijuru ku bwacu bw'umwana wacu wibuke kandi yazasabye abayoboke bawe bapfuye batitaba barabona ikimenyetso cyo kwemera bakaba bashugiye mu mahoro abo ngabo basabye hamwe n'abandi bose bavuye muri Kristo bakwiriye bongere mu mwe maze bashire ahantu h'uburuhukiro h'ubumuri n'amahoro natwe kandi abanyabyaha bize ingero zawe zahebuje uraza kuzabana n'inkuba zawe mutagatifu n'abawe bagupfiriye Yohani, Stefano, Matiyasi, Baranaba, Iyasi, Alexandre, Marcelino, Petero, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Anesi, Cecilia, Constantia n'abandi batagatifu bawe bose turabwingiye bifuza gushyiraho nabo utitaye ku gaciro k'ibyo twakoze aho ukurikije ingore zawe usanga tugira ubwakristo umwami wacu ari nawe nyine uremesha iteka ibiribwa byose bigasabwe ukabitagatifuza ukabibeshaho ukabihumurisha maze ukabyishikariza uzikirizwa na Kristo ukabihamba mwitawe ukabihirwa muri mu murwano n'abantu ukibiyora isemura iteka Nyagasani turabwinginga ibyo byaha byose bituma usanga kubamahoro ingore zawe ziturengereze ibyaha by'abarwayi bose mu gihe dufite n'inzangano mahirwe no kuza kumukiza wacu Yesu Kristo ubwami ububasha n'ikuzo ari byose iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye umutagatifu w'abantu wite ku byaha byacu wite ku bakiza yawe maze gushaka bwawe y'amaboko abiri wowe bamaze guteka byose nimugire iteka abanyaga basane twifurizanya amahoro
ariko mwumvise ikintu cyihutirwa cyane cyo kwitoza gusenga no gufasha abana gusenga. Hajyanye ubushinga rero kubona mutandisha kure muri abantu bakuru none muzabimenya ryari muri mu masaha no muzabimenya none rero mubyige mugere mu bintu byigisha abana banyu. None yuko ibintu byose bagiye mwiga kandi kubushura kwikiza nako byari byarikaje ariko mumenye yuko ari iby'ubuzima bwa buri munsi. Gusoza rero n'umugisha w'Imana noneho dusoje indirimbo ya Bikira Mariya yahimbiwe ikuzo rye. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Gracias.